ikintu ushaka ko tuganiraho cyari gihari kera cyagarutse ubu ngubu. Nimvuga kera ni kera abasaza bariho n'abatoya bariho batarabaho. Ni igihe cya Mose, cy'umuhanuzi bita Mose, utari umuhanuzi wabigize umwuga, ariko icyo kintu cyariho, ariko cyaragarutse. Mose ibice 7. Ni ukuvuga ngo icyo kintu cyariho ariko cyaragarutse, ariko uburyo ubu cyagarutse cyagarukanye ubukana bukomeye, ndetse cyabaye nka virusi. Umuhanuzi bita Mose ibice 7 tumanze dusome, hanyuma tuvuge kuri icyo kintu. Umutambyi Amasiya ahana Amosi, maze Amasiya umutambyi w'i Beteli atuma kuri Yerobowamu umwami wa Isiraheli ati, Amosi yakugambaniye mu b'inzu ya Isiraheli, ntabwo igihugu cyakwihanganira amagambo ye yose. Ndashaka kukwibutsa ko aya magambo yavuzwe n'umutambyi ushumba abantu. Aragenda abwira umwami Yerobowamu, aramubwira ngo umva nkubwira mwami, nkumenera amabanga. Biteye ubwoba, biteye agahinda, ariko reka mbivuge. Umwami amenerwa amabanga n'umutambyi, kandi ayo mabanga ari kumena ni mesaje umuhanuzi yaravuze y'ibintu bigiye kubaha mu gihugu cya Isiraheli. Maze Amasiya umutambyi w'i Beteli, ni ukuri kw'Imana, umutambyi w'i Beteli atuma kuri Yerobowamu umwami ati, Mose yakugambaniye mu b'inzu ya Isiraheli, ntabwo igihugu cyakwihanganira amagambo ye yose. Ikintu nshaka ko tuvuga ni icyari gihari mu gihe cya Amasiya, cyagarutse mu gihe gisa n'iki ngiki. Imikoranire ya Amasiya n'umwami iri kubangamira umudendezo w'abana b'Imana. Imikoranire y'umutambyi Amasiya, imikoranire y'umutambyi Amasiya n'umwami wa Isiraheli biri kubangamira umudendezo w'abana b'Imana. Mvuze Isiraheli. Cumi na rimwe, umurongo wa 11 haravuga ngo, kuko Amosi avuga ati, Yerobowamu azicishwa inkota, kandi Isiraheli azajyanwa ari imbohe, akugwa mu gihugu cye. Ngiyo meseji umuhanuzi Amose yazize agambanirwa n'umutambyi bita Amasiya. Imana
ibabajwe n'Amasiya wabaye inshuti y'umwami wa Isiraheli, bikaba biri kubangamira. Imana ishimwe. Ndi mu byizurize. Ngo kandi Amasiya abwira Mose ati wabamenya we, genda uhungire mu gihugu cy'Ubuyuda urire y'ibyo kurya byawe, ngo kandi abariho uhungira. Umva ikibazo gikomeye noneho. Ariko ntuzongere guhanurira i Beteli ukundi, kuko hari ubuturo bwera bw'umwami n'inzu y'ubwami. Aho ni Beteli hasengerwaga, aho ni Beteli hari urusengero rw'Imana. Amasiya atangaje ngo ko hari inzu y'ubwami. Nta mpamvu yo guhanurira inzu y'ubwami ko igiye no, nta mpamvu. None Mose we, fata inzira ugende upakira ibyo kurya, ugende uzamara iminsi yawe usigaje Buyuda. Yewe Amasiya we, ubabaje Imana. Amasiya umwami, umutambyi Amasiya, ubabaje Imana. Amasiya yirukanye abantu b'Imana mu rusengero. Amasiya yirukanye ngo kubera ko i Beteli hasengerwaga hari Amasiya. Afata icyemezo cyo kwirukana Mose mu rusengero kubera ko atagomba guhanurira inzu y'ibwami ko igiye kugira gute, ko igiye kuvaho. ngo kandi yego ngo hari n'abandi bagiye kujyanwa ngo ari imbohe mu gihugu cya Isiraheli. Ibyo bintu Mose ikibazo gikomeye. 14 haravuze ngo maze Mose asubiza Amasiya ati ntabwo nari umuhanuzi cyangwa umwana w'umuhanuzi, ahubwo nari umushumba kandi nari umuhinzi w'ibiti by'umutini. Mose abwira Amasiya, aramubwira ngo njyewe urukumbwira munga nk'umuhanuzi, ariko ntabwo ndiwe, sinigeze mbawe, sinareranywe nabo, sinigishijwe nkabo. Njyewe nari umuhinzi, Imana iranzana ngo mvuge aya magambo, ariko sindi umuhanuzi wabigize umwuga. Uranshaka wiki? Amasiya kuri kwirukana abantu b'Imana mu rusengero. Abantu b'Imana bashize mu rusengero, barashize, bari kugenda, baragiye, bamwe baragiye kubera Amasiya. Amasiya ari kujyana abantu b'Imana, ari kubakura, ari kubemerera n'ubuhungiro kugira ngo bagende, ariko ntibakongere guha
rusengero kubera ko hariho hatuye inzu y'umwami. niho hatuye inzu y'umwami. Inzu y'umwami ituye mu rusengero. Mu rusengero kandi ibwami ntabwo wapfa kuvugirwa amagambo yose babonye. Ahari Beteli hari inzu y'ibwami. Ahari Beteli hari inzu y'ibwami. Ahari Beteli hari inzu y'ibwami. Amasiya nawe ni umushumba w'ibwami. ntakiri umushumba w'i Beteli ushumbye ubwoko bw'Imana, kubera ko Bibiliya yavuze ngo noneho wumva ijambo ry'Uwiteka uravuga uti ntuhanurire Isiraheli bibi kandi ntugirire inzu ya Isaka ijambo. Ubwo uvuze ibyo yewe Amasiya, nicyo gituma Uwiteka avuga ati umugore wa azaba maraya mu mudugudu. Cyo ni icya mbere. Cya kabiri, kandi abahungu bawe n'abakobwa bawe bazicishwa inkota. Cya gatatu, n'ingobyi yawe nayo izagabanishwa umugo, kandi nawe uzagwa mu kindi gihugu cyanduye kitanejejwe. Ubwo wiyita umutambyi, ubwo wiyita umuntu w'ukuri, ubwo wiyita umuntu Imana isi, ikigiye kugukorera yewe Amasiya uri kwirukana abantu b'Imana mu rusengero, ni uko uzagwa inyuma y'igihugu, kandi ikindi icyo gihugu uzagwamo kikazaba cyanduye kitejejwe. Bivuze ngo yewe Amasiya, niba udahindutse nta bugingo. Ibintu mwavanze byababaje Imana. Ibintu mwavanze yewe Amasiya, yewe Amasiya w'Isiraheli we, ibintu mwavanze byababaje Imana cyane cyane cyane, ndetse n'umunuko imbere y'Imana. Kubera ko muri kwimika abanyabinyoma mu rusengero mukirukana bukuri, kubera gutinya ko bavuga ibyaha byanyu yewe Amasiya. Ibyaha byanyu byabaye byinshi, none mu rwego rwo gutinya ko babivugaho muri kwirukana abantu b'Imana, abandi mukabacecekesha, abandi mukabazimya mu buryo bwanyu. Ariko reka nkubwire, ibyago birakuziye. Amasiya, ibyago birakuziye. Ariko ntukongere guhanurira i Beteli ukundi, kuko hari ubuturo bwera bw'umwami n'inzu y'iki. Imana ibaha umugisha. Kuko ngo hari ubuturo bwera. Hari ubuturo, hari n'iki, hari n'inzu y'iki y'ubwami i Beteli. Imana ibaha umugisha.
Imana ibagirire neza. Nimwemera mukumvira muzajya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izabajya. Nimwemera mukumvira muzajya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izabajya. Pasiteri yewe Amasiya umutambyi, hari ibintu wijanditsemo. Ibyo bintu wijanditsemo byirukanye abantu b'Imana n'umudendezo w'abana b'Imana mu rusengero. Urangira uzana iby'ibinyoma mu rusengero, uzana abahanuzi b'ibinyoma, uzana abigisha b'ibinyoma, winjiza mu rusengero. Ariko Imana irakuziye. Nta bwoba dufite bwo kuvugira Imana. Tuzi ko igihe ari gitoya cyo kubaho k'umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu ameze nk'uburabyo buba buriho mu gitondo, ariko nimugoroba ntibube buriho. Niyo mpamvu tugomba gukora umurimo we yadutumye hakiri ku manywa, kuko hari igihe bizaba bitagiye. Imana ihabwa icyubahiro.